Itangazo ryihutirwa ni itangazo leta imaze gutangaza rireba buri munyarwanda wese waba uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu, nawe iri tangazo rirakora. By'umwihariko iri tangazo rikaba rireba abantu babana n'ubwandu bwa sida cyangwa se agakoko gatera sida. By'umwihariko iri tangazo niho cyane iri tangazo rigenewe, cyangwa se waba uri umuntu we cyangwa se ukaba ufite umwana, umubyeyi cyangwa se ukaba ufite umugabo n'umugore ariko akaba abana n'ubwandu cyangwa agakoko gaterwa sida, iri tangazo rirakora. By'umwihariko ni itangazo rero leta imaze gushyira hanze cyangwa se minisiteri y'ubuzima rireba abarwayi bose ba sida, by'umwihariko ari mu Rwanda, mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu, mu duce tugiye dutandukanye twose tw'igihugu. Iri tangazo riragusaba kugira ngo nawe ubashe kubyumva ibyiza bye leta imaze gushyiraho, by'umwihariko rireba abo barwayi cyangwa se abo babana n'ubwandu bw'agakoko ka sida. Ni itangazo rimaze kujya hanze mu kanya gato gashize, rikaba rireba abo bose, by'umwihariko abo barwayi barwaye agakoko gatera sida. By'umwihariko ni itangazo ni minisiteri y'ubuzima imaze gutangaza, rikaba rirareba iryo tangazo nta rindi nuko abarwayi bose barwaye sida bazajya bagenda gufata urushinge rwasimburaga imiti nyine bajyaga bagenda gufata igabanya ubukana. Ni urushinge bazajya bitera ruzajya rumara amezi 2, umurwayi wa sida wese ari kurugenderaho atarongera kujya gufata ibinini nk'uko byari bisanzwe nyine bimera nk'uko buri cyumweru cyangwa se mu minsi ingahe bajya bagenda gufata ibyo binini bigabanya ubukana cyangwa se virusi itera sida. Ni urushinge ruze rusimbura ibyo binini. By'umwihariko urumva ni inkuru nziza, ni ibintu byo kwishimirwa cyane ku bantu babana n'ubwandu cyangwa se agakoko gatera sida. By'umwihariko murumva ko minisiteri nayo iba yabarwanya cyane cyane, ko ngira ngo muranabizi ko mu minsi yashize cyangwa se mwigeze mwumva ko kugeza kuri ubu ngubu abantu mwigeze mwumva ku makuru muvuga ko u Rwanda ngo baruhagarikiye inkunga by'umwihariko y'ibiti igabanya agakoko gatera sida, by'umwihariko mu Rwanda cyangwa se ku barwayi ba sida bose, by'umwihariko muri rusange. Ngira ngo ibyo bintu byabaye byinshi cyane, abantu bakajya babyibazaho ukuntu nyine abantu bazabaho by'umwihariko babana n'ako gakoko gatera sida, ariko kugeza kuri ubu ngubu nuko igisubizo cyabo nyine cyaje kugerwaho kugeza kuri ubu ngubu. Ari nayo mpamvu rero minisiteri y'ubuzima yamaze gutangaza ko abo barwayi bose bazajya bagenda gufata doze, bakafata urushinge bakarubatera nyine, bakaba bamara amezi 2 batarongera kujya gufata ibyo binini, cyane ko nta nubwo bazongera no gufata ibyo binini mu gihe uzajya uba witeje urushinge. Ntabwo uba wemerewe kongera gufata ibinini, kuko urwo rushinge ruja rusimbura ibinini bajyaga bafata buri gihe cyangwa se buri munsi cyangwa se buri cyumweru, bitewe n'igihe buri muntu ajyaga agirayo. Ari no mpamvu rero abanyarwanda bakomeza kwishimira ibi byiza byose ari kugenda bageraho, cyane cyane kuko byajyaga hari n'abantu bajyaga batinya kunywa n'ibinini, ariko kugeza kuri ubu ngubu hari abantu nyine mu by'ukuri bagiye gushirwa igorora, bitewe n'uko uru rushinge bazajya babatera ruzajya rumara amezi 2 atarongera kugenda gusubira mu bitaro cyangwa se ajya kongera ngo kuba yafata imiti ibasha kuba yagabanya ubwo bwandu by'umwihariko bw'agakoko gatera sida. Murumva ni ibintu byiza byo kwishimira by'umwihariko muri rusange. Gusa ariko nanone leta ikomeza ishishikariza urubyiruko rwose mu kwirinda, kuko urubyiruko bigaragara ko muri ino minsi ngari rwo ruri kwandura agakoko gatera sida, by'umwihariko ugereranyije n'imyaka yashize, kuko akenshi byajyaga bigaragara ko abantu bakuru aribo banduraga aka gakoko gatera sida. Ariko mu by'ukuri leta yashize hanze itangazo rimenyesha ko urubyiruko muri kano ka mwanya nirwo ruri kwandura virusi itera sida, bitewe n'uko urubyiruko muri ino minsi ntabwo rugishaka ngo kwikingira ibintu byagezweho ngo byo kuvuga ati ngo gukoresha agakingirizo ngo ntabwo ari ibintu byiza, ngo ntabwo ari ibintu bigezweho. Leta ikomeza ishishikariza urubyiruko kwirinda, by'umwihariko mu gihe cyose ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukayibuka gukingira nyine cyangwa se kwambara agakingirizo, kugira ngo ubashe kwirinda. Mu by'ukuri nubwo sida nyine abantu basigaye barayiciye amazi ngo sida ngo yari yakera cyangwa se ngo ntabwo ngo igikanganya uko ngo sida yari imeze, ntabwo ariko ngo ubu ngubu ikimeze. Bigatuma rero urubyiruko rumwe na rumwe rugenda rwishora mu busambanyi, by'umwihariko n'ingeso mbi, kuko mu by'ukuri bigomeza bigaragaza nyine cyangwa se minisiteri igomeza igaragaza ko urubyiruko rw'iki gihe ngo ntabwo rucyumva by'umwihariko gahunda yo gukoresha agakingirizo cyangwa se mu buryo bwo kwirinda bakoresheje agakingirizo, ngo cyane cyane ko ngo hadutse ngo gahunda ngo kujya banywa ngo utumedesine, ariko ibyo bintu ntabwo nabyo no kwira bigabanya nyine inda zitateganyijwe, ariko mu by'ukuri ntabwo uba wikingiye neza 100%. Ati bagomba bavuga ati ngo nimba kwifata byanze koresha agakingirizo, nibwo buryo bwiza ushobora kuba wakirinda kuba wakandura iyo ndwara. Nyine abantu benshi iyo ndwara ntabwo ngo abantu ngo bakitinya mu by'ukuri, kandi ngo abantu bakuye kongera gutinya sida nk'uko bayikinyaga mu minsi ya mbere cyangwa se mu minsi ya kera. Kugeza n'ubu ngubu abantu bakuru nyine uri kubona ko sida iri kugenda isa nkaho igabanuka kuba bakandura, ariko ikagenda yibasira cyane cyane urubyiruko rwo muri ino minsi. Ari mpamvu rero leta igomeza ishishikariza urubyiruko kujya birinda mu by'ukuri igihe cyose bari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kugira ngo abashe kumenya neza ko ubuzima bwe buhagaze neza, ugakoresha agakingirizo mu gihe kwifata biba byakunaniye. Tugerageza ngo mukoreshe byibuze n'agakingirizo, nubwo buno buryo nyine bushyashya buze bwo kujya batera abarwayi ba sida urushinge. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, ariko nanone bashishikariza nyine urubyiruko by'umwihariko n'abandi bantu kujya birinda cyangwa bakoresheje nyine agakingirizo, kugira ngo bajye babasha
kwirinda neza umenya ko wakoze imibonano mpuzabitsina nyine idakingiye, jya ukoresha agakingirizo nimba kwifata biba byakunaniye. Reka ngusabe nimba uri kubona ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, banza uri nimba bamaze gukanda subscribe ndetse bakagufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu uko bwije. Ndetse aya ni amakuru abagiye ashitseho 5 kuri 5. Iyi noca ushobora gusangaho amakuru nk'aya ngaya y'ubwenge yizewe mu Rwanda. Ndetse iyo nkuru ni ikomeje kugenda nyine ishimisha abanyarwanda bose by'umwihariko kuko abantu bagiye bayakira neza cyane, bishimye cyane, ndetse bagiye batanga ibitekerezo bashimira leta by'ukuri ikomeje kugenda ibita n'abagaragariza nyine urukundo by'umwihariko muri rusange. Ariko leta nyine nayo ikomeza ishishikariza urubyiruko by'umwihariko cyane kuko nirwo Rwanda ngo rw'ejo, kandi nirwo Rwanda nyine rugomba kuzavamo abantu bakomeye. Ari no mpamvu rero ikomeza ibashishikariza kujya birinda byibuze, kujya bibuka nyine gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde inyarwanya nyine ya sida, kugira ngo bazabashe kugira ubuzima bwiza mu gihe no kwifata byakunaniye, ngo ukibuka gukoresha agakingirizo. Iyo niyo gahunda leta rero irimo, ndetse yanatangiye ubukangurambaga mu turere tugiye dutandukanye cyangwa se n'imiti igiye itandukanye, baganiriza urubyiruko mu buryo bujyanye no kujya bifata cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye bwo kujya wirindamo cyangwa se uburyo wakirindamo by'umwihariko iyi sida, kuba wakandura sida. Ndetse mu bushakashatsi bwakozwe bigaragaza ko kuri ubu ngubu urubyiruko cyangwa se abana bakiri batonya, abangavu mu by'ukuri bakomeje kugenda nyine bajya mu ngeso mbi y'ubusambanyi, by'umwihariko bimwe bita nyine gukora imibonano mpuzabitsina ariko idakingiye, ndetse nta n'ubwirinzi bwo kwambara agakingirizo kuri ubu ngubu nyine abantu basigaye bambara. Iryo ryari itangazo rero rya Minisiteri y'Ubuzima rireba abanyarwanda bose, waba uri hagati mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu, nawe iri tangazo rirakureba. Waba ufite umuntu urwaye sida cyangwa se ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, nawe iri tangazo rirakureba kugira ngo ube hafi, ubuze kumuganiriza cyangwa se uze kumushyiraho aya makuru meza leta iba yagiye itangaza abagiye areba abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye. Niko nimba iyi video wayikunze niba gukora like, utere comment, nawe uko ubyumva by'umwihariko iyi video nayisharinge ku nshuti zawe, ndetse nabo aya makuru abashe kubashikaho. Ni PQS TV, turakunda cyane. Iri ryari itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima.